benshi rero bagituje bakurikiye neza uko ibi birori byifashe muri kumwe na MC Peter ku Wadege TV dukurikiye neza ibyishimo igitaramo cya reka turebe rero uko agiye kuza nuko azagukata ino keke abantu benshi mu gitaramo mu byishimo mu munezero bashaka kureba uko igiye keke ndabona abakobwa tambuka baramukeneye kuri radiyo mwana icyo mwemereye ni icyo amashyi menshi ni mondo amashyi menshi cyane amatoroshi ibintu ni waneza ahangaha rwose mwafashije mukashikuramo neza Música, foda-se, 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 foda-se!
ushakishe ukuntu buri muntu yakwicara ushakishe ukuntu buri muntu yasubira mu myanya ye agiye kurya igikorwa cyo kurya umuntu udashaka kurya muceceke dukurikirane indirimbo z'umuhanzi nyarwanda inshuti ya ushakishe ukuntu buri muntu yakwicara ushakishe ukuntu buri muntu yasubira mu myanya ye agiye kurya igikorwa cyo kurya no kunywa nese muri kunya n'umutingito n'ibiki bari kunyeganyesha mushaka kurya uruhinja hano hasa dunda abana DJ cyarimwe mwese ndabakunda imbere cyane mumeze mute akazi kari kubageraho neza mwitanga ndetse no kuva aho mwari muri muza hano abaturutse mu mpande mwese zose zitandukanye ndagira ngo buri wese yihamashe okay murakoze cyane Imana ibahe umugisha dukomeje rero ndagira ngo dukomeje we Fani uri kurangaza abantu hari udutsinda cya kugenda nimura Fani ngwino hano okay dukomeje rero ndagira ngo buri wese ntatahe aniganwe ijambo hari abantu banzaniye impano nk'uruhinja ikindi nababwira nuko umuntu wese uri hano ni inshuti yanjye magara kuko nta kuntu buri wese yaba yigomye ibyo ari kuba arimo akaza kuri uyu munsi atari inshuti yanjye magara ndagira ngo rero wese imwe uri mu biki impamvu navukanye amahane akenshi abantu bose uri hano twagiye duhura muri filime ndabeshya muri filime rero iyo ndi kudirectinga bamfite igitsuri na hano rero ishimwe nkawe rwose mbabarire uyu mukobwa mujye gusomana mutashye mutwihanganire aha urukundo rwanyu ntabwo turushaka hano okay ndagira ngo rero umuntu waba wanzaniye impano turahera ku muntu umwe umwe mugende rwose muzinsiga gake gake kugira ngo nkomeze gushisha numva twahera kuri Jojo akagira n'icyo ababwira murakoze akira mikoro guma niyo akose mwana Simifu happy birthday yego iyi mpano uyitegereze neza urabizi twarabanye mu buzima bugiye butandukanye umbera boss wanjye muri sinema rimwe na rimwe biraza guhinduka umbera umuvandimwe nkaba nashimishijwe nuko ikikuru nyamukuru nshaka kuvuga kuba yakatanye keke na Aline bayo hano gira vuba oya nazi iyi mpano iri hagati yawe na Simifu yifateho Simifu fata kuri iyi mpano niyo nabageneye kuba mwakase keke
nkasanga uri kumwe na Aline. Nongeye kwishimira yuko Aline mukiri kumwe mu rukundo rwanyu kandi rwogere bizakomeze bigere n'ahandi. Urakoze cyane. Okay. Reka dukomeze no ku bandi. Twakire Fisi. Mukomeye cyane, mwiriwe neza. Mbanje kubasuhuza mwese uko mwateraniye ahangaha mu byubahiro byanyu. Imana ibahe umugisha kuba mwaje muri anniversaire y'umuvandimwe. Hanyuma ngewe umuvandimwe mwemereye dendo n'ihene. Dendo n'ihene ndayimwemereye rwose. Ni umuvandimwe, ni murumuna wanjye, akaba n'umuvandimwe tuvukane mu nda kwa papa na mama, tukaba tuva ahantu hamwe, tukaba turi bamwe. Ewana mbese Imana ibahe umugisha kandi mwakoze kuza. Amashi. Fisi irakoze cyane kandi uzahigure. Icyo nabwira Fisi akiri hano ntibizahereye mu magambo ahubwo azabisohoze. Aha. Okay, urakoze cyane, Imana iguhe umugisha Fisi. Undi muntu tureba imbere yacu. Hano hari undi muntu mikoro. Muduhe umwanya. Twagiye komeza. Waramutse. Nyewe nanjye mpagaze ahangaha nshima Imana ko yaturinze kandi mu by'ukuri nta kitadukoreye kugeza ubwo itubyariye umwana, usibye ko iduhaye umwana akavukana umuntu afite ari nijeya, kandi abandi bana tuzi ko bavuka ari batoya, ariko mu by'ukuri wenda Imana ifite icyo yashatse gukora kugira ngo ituzanire uruntu rungana gutya. Nuko rero rwose mpagaze aha mbabwira ko Jean Marie, uyu Jean Marie mureba, uyu ni uw'iwacu, duturuka ahantu hamwe, twiganye toronkome, twari aririmbye dukina filime, twagiye dukora stage tugashya, abafana bagasohoka, ariko turashimira Imana ko turi i Kigali. Kuva turi i Kigali rero ibindi bintu biza. Haleluya. Uyu muntu wamagaye wo muri Esini sinaziriye bake, oya ibyo bintu mwibimbwiriza kandi naje hano aribyo nje gukora. Kuko ubu se mwigeze mubona banyambura ikiziriko ngo mvuge ngo naje hano bankurura. Ni ukuvuga rero Peace Mifu cyangwa se Jean Marie, ndagira ngo kubera ko twahasoringanye tukavunikana umukungu ukaturenga, muhaye impano yo kuma nimero ye. Akira rero muri ibyo ngibyo, ubwo shyiraho nimero zawe cyane rwose, andikaho izina ryawe, amazina yawe yombi. Ubwo niba ufite aya momo n'andi yombi ntabwo mbizi, ariko shyiraho amazina yawe yombi. Aha. Ayo niyo mazina yawe. Ubu ndaza kugushyira muri groupe ya WhatsApp y'abantu nanjye bazataha anniversaire yanjye, nzayigira mu kwa kabiri. Ubwo rero muri urwo rwego kugira ngo azajya abona amamega acatisha muri iyo groupe, umugereka araza kuwubona yageze mu rugo kuri mobile money. Murakoze. Dukomeze n'abandi. Murakoze cyane.
biragoye kuvuga inyuma ya motari amaze gusaba nimero akagira ngo adasharinga na P-Smith. Rungano namwe urubyiruko mutuze duha akanya byibura MC Peter kugira ngo niba motari munamuzi mumumenye. Nyuma ya message ya motari P-Smith ni inshuti yanjye, biturutse ku muhungu wanjye Kiroso, ubundi njye ni papa Kiroso. Rero ndishimye kubw'uyu munsi. Yarimo avuga ngo wavukanye amata muvukana ingano n'ubukana n'ubukaka, ariko umwana nurira uyu mwana kuza nari none rero kubera ko njyewe ntaza gusaba ya nimero, rero nagomba gusaba ya nimero kuko genda ayisangamo, ahubwo hamwe na groupe nanjye ngiye kukwadingamo ndagira ngo mutwerera mu mega. Rero ushyiramo mega uwo munota ujye ugenda neza. Murakoze. Okay, nanjye hari umuntu turi kumwe ngaho ugiye guhita ukurikiraho. Fani hano tumwakire. Yes. Karibu. Murakoze cyane mwese. Kenda bakunda cyane. Anje P-Smith umushiti wanjye gwera 2017. N'umuvandimwe Kiroso bose twamenyaniye rimwe. Rero kumuha impano ya Pampex. Ndabizi yavutse kandi yambara pampa. Diri cya kabiri. Kamanza nyigukome kumba. Diri gikurikira nshaka kuvuga. Shaka nyine ko sasana na sheri we uyu nguyu nkabaha inkoko bakarya cyangwa bakayorora. Okay, murakoze cyane mukomeze mubikurikirane. Okay, Imana guha umugisha Fani. Undi muntu abandi bantu baracyakomeza ni wowe ugiye gukurikiraho. Okay, twagiye. Ndabashimiye mwese ku bantu muri hano mwese, by'umwihariko P-Smith na Owen kuri bidi ya P-Smith. None ahangaha kuri uyu munsi twizihiza umunsi mukuru w'umwana wavutse today. Smith, my brother, I love you. I love you more. So mwemereye kuza ikintu tuziranye n'iki harya, ikintu tuziranye n'iki. Yes. Amashi. Smith. Kambe muvugire. Bitewe nuko maze iminsi mu bintu bijyanye no kubaka, yanyemereye mu byiza umufundi umuha amashi cyane. Mashiga. Uyu muvandimwe. Listen to me guys. Uyu muvandimwe ni umuntu watangiye ikintu gikomeye cyane, ni umuntu wanyishije ahantu hakomeye cyane. Listen, sibyo? Yes, uyu muvandimwe P-Smith ni umuntu twahuye ku buryo butangaje, anyishije ahantu hakomeye cyane, ankorera ibintu bikomeye cyane, na none he is still doing that. Yeah. The reason why I'm going to do the thing that he has stayed above. Yes. Yeah. Niyo mpamvu ibyishimo mfite uyu munsi ni yabyo. Urakoze cyane kabisa. Imana iguhe umugisha. Twakakira undi. Mwiriwe. Umwana wiriwe. Yego. Uyu munsi rero ndishimye kuba ndi hano. Sinifu twakoranye byinshi cyane, amaporoshe atandukanye ya filime,
umunsi rero umunsi mwiza kuba yavutse yari avuga amagambo menshi rero aho ngaho isabukuru nziza umwana rero agiye kumugenera ntabwo ari nyinshi cyane ariko hari umuntu ugeze kumbwira ngo arimo arubaka akazu aho Amashi. Sawa sawa. Urakoze cyane rwose. Kamane gomuye. Damuru. Ntabwo mugisha neza nacumbikira rimwe na rimwe. Damuru cyangwa n'icumbi damuru ni no cyane. Kugira ngo nyiki muvuga unonaha. Ikintu navuga Imana ni ikintu gikomeye. Imana ni ikintu gikomeye buriya Damuru arabizi neza ko yego Bretse. ni muri Eurostarisha Bretse. ijambo y'abantu nababwira mu bishake barangwa mukomeze mutange impano nababwira iki rwose ariko umuntu ubaye mutsingi ntabwo ajya kwifotoreza kuri mutsingi zanjye nazizana